we mukebe cyamubabaje nuko nashyize ku karubanda iki yica ruboza agize gute yankoreye siko bimeze biranamubabaza cyane uwaca ruhinga nyuma ajya gushaka abantu yabwira ngo bavuguruze nuko byageze nyuma bigashiringa ntibigire icyo bigira gute bikora rero hari umuntu ariko wifuza kuba imfobyi mbwira oya biragatsindwa urumva hano Gerard yamuhaye n'andi mahirwe yo kugira ngo yena niba abe yanabigarura yagira ibyagarura yego ahubwo azagumya ashyigikira ikinyoma nyine aratsindagira uyu munsi nijye unejejwe yuko abana banjye baba ari cross kuri jewe nta muryango bajyamo unkomokaho iki rero bigiye gutuma ngaruka hehe ku kiganiro uyu mugabo witwa Musiramu rwose yatanze rero n'umumotari muri iyi Kigali umumotari umugabo atabuze umugabo yaragira ati twavuye aravuga ngo nawe yabibwiye n'undi muntu ariko buriya koko tabusi ni umucikacumu nuko yabajije yego nanjye hari uwampamagaye sabo rero icyambo nijoro akabyuka agiye nko kwihagarika noneho yarangiza agahita agenda agafata umukozi ku buriri akamuheka mu mugongo yamara kumuheka mu mugongo akamusohokana kugira ngo tawusa ataza kumva ibirenge bibiri tawuri umuhanga ndakurahiye ngo yamara kumurongora muri tuwarete no hanze ngo yarangiza akongera akagaruka amuhetse akamuparika aho ngaho agakingura umukozi nawe ahita yinjira agenda aha niho utinyira umugore witwa Tawuzi ariko nyine icyo bintu byo bishobora kubera kuba byarabayeho nta wabimenya kuko Tawuzi yaba ari umukinnyi yaba ari umuhimbyi ukomeye nyine uri kumva nawe ariko ndi kukuba ibyari bikubiye muri story ko yarukoze atararokoze by'ukuri noneho ikindi ni ukuntu yabyariye mu nzu imwe n'iya mukeba we bakanabyarira rimwe we agatindirwa ikiriri mukeba we ariko we ntihagire n'ushaka kumenya ko yagize ute ko yabyaye ngo mu kumurongora amuzanira nto n'undi mugore noneho birangira ahindutse umukozi wabo ngo bakajya babikorera hirya mu cyumba kimwe nawe yamuvaho akaza mu kindi cyumba ariko ngo abayisilamu barabyemeraga abayisilamu birabyemera umuntu ari mu Islam urumva noneho ariko ikintu cyaje kubamo gikomeye nica rubozo bamukoreye nyine kumusambanira hejuru kumwicisha inzara kurya kawunga kuva ku itariki ya mbere kugeza nko ku yindi nabo katagira uburisho ibintu by'ubunyobwa gutyo mbese yari afite sitori iteye ubwoba ariko sitori yandangije ngewe ikandangiza ya Tawusi ni ukuntu yavuze ari gikagezemo ntazi urumva umuntu agukubita sitori arakujugaza n'ubwonko ukatubikiwerewere ni ahantu yavuze ngo umugabo we yari umusambanyi ku rwego yarongoraga umukozi ngo akagenda umugabo n'amajejeta ego ko kana kagataje karahari ko nawe utanze urugero rubabaje oya nukuri ngo ntigishira ntikigira gute oya niko ibyo bintu byabaye ngiye ibyo bintu byaba ntago ari agatekerezo ni ibintu byabaye ngiye nari ndimo gutya cyangwa n'umugani byari twajyaga dukorera twigisha mu nse hoya ntago ari umugani ni ibintu byabaye ngiyewe mpibereye urumva akamodoka barakaguma nawe urumva izo miliyoni z'icyo giye kuzamuka barakize reka nkubwire utwo twari utuntu n'utundi duhereyeho rero nizere ko umeze neza turaza kugenda tugaruka mu byatuzinduye ubwo nyine nagakirigishwa tuba tubana kugira ngo tunabamare tubarahe n'amakuru mugenda mwumva cyangwa se n'amashyashya ariko kimwe cyo gihari narateze ndagenda yaraturanye na Pastor Mutesi ubwo rero ukuntu byaje kugenda muri cya gihe njyewe n'umugore wanjye tujya kwa Mutesi gusaba imbabazi Mutesi turi kumwe na Kamana w'urugendo ni kera urumva nicyo gihe Tawusi nyine yamenye ko nzajya kwa Mutesi kandi yavuganaga na Mutesi yari inshuti na Mutesi Tawusi ndamubona Tawusi nyine hari aba mama mwibanga rikomeye aba ari igisheni na Pastor Mutesi bamwe ajya kuramwe agatanga pase akagenda abaha pase z'aba diaspora gutyo ubundi Mutesi afite nk'agashyirahamwe aba yarakoze urumva ariko shavuze ibya pase hari umuntu wangiriye icyizere
byarambabaje ku buryo twabanye navuga ko nanjye nahohotewe kuko bantegetse kumujyana ku ngufu nkamujyanye ku ngufu kuko impamvu narashatse umugore wa kabiri rwose mu bw'izukuri ntabwo numvaga bamuhohoteye navuze ni basi umugore bamumwegetseho ariko nanjye nzashaka iwabo wa Tawusi bageretse kuri uyu musilamu bamwomekaho Tawusi ngo ugatahana ahubwo urutwe nkarwubika nkahugira mu bana banjye nabe nareraga abanjye nkarera n'abamukeba aho yari yarazanye by'ukuri ibyo bintu byanushije ku mutima sinakubeshya utekereza ko bizarangira ntekereza ko bizarangira wenda birashoboka nanjye nubwo ndi umuntu w'umugabo nakwihanganamo ariko nk'umuntu ashobora gutanga ubuhamya nanjye nkagira ihungabana kandi ari nk'umuntu w'ibutare genda umunyakibungo yatanga ubuhamya nkumva ibintu byabaye birababaje nkagira ihungabana ariko ikibazo ni uko yashyiragaho n'amagambo akavuga ko ababyeyi be bapfuye muri jenoside kandi abeshya icyo kintu giteye ubwoba yego mu by'ukuri cyangwa se wenda twatekereza ko yaba yarabitewe n'uko wenda yagiye abona abantu bica nyuma yaho aho za mbere ndamubwira Tawusi amakuru uri hehe ntindahari nari ndimo njya kureba match ya Rayon Sport na APR ni cyagenda nakubwira ukambwira ngo reka yego ndamubwira nti se inkuru zihari waba wazibonye yego arambwira ngo nazibonye ngo ntegereje inkuru umugabo wanjye azakora kugira ngo nze mpukura abanyarwanda none umugabo arakoze Tawusabura ibirengero ndavuga uti rero noneho ubwo nimba utegereje iyo nkuru yego uramenye utazatanga iyo nkuru nanjye utarimpayeho yego arambwira uti nta muntu utarabeshwa kuri YouTube ari umunyamakuru ntabwo ushobora kuveba umunyamakuru oya ntabwo nanjye naveba umunyamakuru rese umuntu yaza akakubwira uti nk'ubu Gerard Mbabazi njyewe nzi umuntu wamubeshye ahubwo uti dore ahantu umugabo yankubitaga ipasi naho yugeze kuri igiti agiye gutashya arahuruduka ubuhamya bw'ibicupuri kandi arabwamamaza no kwa Gerard Mbabazi hose nawe famiye ye yaraje igira ute iramutamaza ese yahereye ariko kuko we arwana hasi no hejuru arwanisha ubutaka akarwana n'iki n'ubusanzwe asanzwe ari indwanyi namutinyeho mbona umugore utagira umusatsi dushaka ngo ugatahana ahubwo urutwe nkarwubika nkahugira mu bana banjye nabe nareraga abanjye nkarera n'abamukeba aho yari yarazanye narabyaraga akabyara urumva basi umwana wanjye wa gatatu mukeba yarankubise aramfomoza nk'itunga amezi 6 umuntu n'umugari ariko Tawusi mu mibanire yanjye nawe nta utagira amakosa ariko hari amakosa yakoraga arengereye ku buryo ibintu byo kubeshya ari ibintu yasaga naho nitoza wamubazi bagasubiza ibi nta mpamvu n'imwe yatumye dutandukana ahubwo igitangaje habaye irayidi iyo ya 2010 murumva iyo ufite nawe baramuhamagara avuga ati nta mugabo nshaka uko nguko naragerageje kwihangana nkomeza akazi nakoraho gutwara moto ariko umugore arambeshya ngo aribana najya gusura abana ngasanga ari kumwe n'abandi bagabo nkihangana ndamubaza ese inzu ko wayisize yonyine ukagenda byagenze bite ko niba hari ikosa warimbwiye tukarikosora arambwira ati nta bagabo nshaka ndamubaza ni abagabo bose cyangwa ni njyewe ngo ni abagabo bose ngo ngiye kwibana ariko nyuma yaho Kabugayo irabizi abagabo batashakaga yabashatse rwose yimaze ahubwo nuko numvise mu kiganiro yaravuze ngo yaharitswe mu mezi 6 ni ikinyoma nacyo abakeba ntago bashobora kubana neza birumvikana ariko nta nubwo nabwo nagiye gushakisha kure twabaga turi kumwe muri resitora twabaga turi kumwe muri resitora ariko ntabwo twamazemo igihe kirekire kuko nabanje gukorera ahantu hitwa Imutendere akaresitora gaciriritse nyuma yaho ndavuga ntaba abantu ntabwo babana mu nzu imwe mfata uriya mukuru uri kunshyira kuri wambonye kuri YouTube umugore araza i Kigali reka mbasuze cyane mwese rero mbifuriza kugira ibihe byiza cyane amahoro y'Imana
ndabakunda by'umwihariko kandi umugisha w'Imana muramubasabira ibihe n'ibihe. Twagarutse rero kuri uru ruhande kumwe na pasiteri. Suragiwe kuri pasiteri cyangwa wabaye influencer nka Korode? Ihorera njye ndi pasiteri. Inshingano z'umushumba zo cyazikora? Acyazikora. Maze kuvava ku muganza wongeye kugira itorero kuva ku muganza reka twebwe hari nubwo twebwe amatora afunze, hari amatora yagiye ahagarikwa, yego, ariko hari amatora afunguye kandi ubundi twabanaga neza, ugenda ugaterana, baba baguteguye kubwiriza ukabwiriza, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ubuzima bukendera. akaba ari naho nyine abakristo baba bari muri ayo matorero. Yego, ngo nimba badufungiye nka gape ifunguye, bavuga mujye muri agape tujya gusenga. yego, abari ku muganza bakaza kuri agape kuko nta deperi biraturanye, ntacyo rero ntabwo wavuga ngo urafunze. yes. Ariko gusa noneho wageze muri YouTube igukwega cyane kuruta kuba wakwegerwa mu rusengero. Nyine yo igutwara umwanya munini cyane. Nureba abashumba imaze gukamura imazemo ubuntu ikayibajugunye. Rero YouTube ni imibare buriya kandi ngewe burya ndayibasha, kandi na content nkora nta kibi ntwaye kuba yansunikira mu Mana. Ni content yanjye ntago ihura n'ibishuko. Rero hari ikintu gikomeye kimwe tugomba kuvugaho muri ubu buzima. Nta gashyara, nta nkuru ufite idasanzwe tugomba guheraho ngo tuganire. Inkuru idasanzwe udukuru two mba ntufite. Dore mu tuntu n'utundi. Buriya udukuru mba ntufite. Ejo bundi ari umuntu wari utubwiye ngo ukuntu ngo ni umucuraguzi. Bano bacuragura urababona, ngo agiye gucuragura ahantu Ikibungo, ngo yari umugore nyine ucuragura, ngo batipe baramubaze ngo za marine zo ku muhanda ngo zaramubaze zikiko no kujya gutesha abantu umutwe ahantu gutyo, ngo mayibo ngo zitazigena zimufata ku ngufu ari gucuragura se. Umuntu ucuragura Ikibungo bamufashe ku ngufu. Rero ni ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ahubwo ngiye ikintu cyambayeho ku mucuraguzi. Umucuraguzi tukibikagina yajyaga aza gucuragura. Abana rimwe abantu ari ku mucuraguzi turategura nyine n'abaturage tuzamufate. Nuri kumva ari ukuntu nyine karitsiye bikwizeyemo nk'umuntu wa danje, urumva wa danje ushobora nyine bavuga uti muri karitsiye dufite intare. Haba harimo umuntu nyine bavuga uti uyu muntu yatabarira igihe yakora ibintu gutya. Yego. Ebana sinzi ukuntu yongeye nigwenyeje nyine mbinda umucuraguzi byanyabyo. Ariko pasi nimba ari ikintu gitera ubwoba ni ukubona umucuraguzi nyine ubwabyo kumubona mu mutwe harimo kantu ko ari umucuraguzi, kantu ko ari umuntu umudayimoni. Numva ngo ubwabyo ntago umutima wawe uri hamwe. Naramanutse ahantu kuri esikariye ndagenda nitsimba ahantu araza mureba, nkimubona atangiye kudiha ubwoba buranyica, mbura no kunyeganyega basi ngo niruke, mbura no kupipa ahantu twanye sinyare ngo ndakanda ahantu. Nyine ubwabyo kumva ko nyine ari guhamagara nk'amashitani cyangwa iki. Yego. Noneho siko numva ko acitse niba ari umucuraguzi wa nyawe ntiyari gutamenya ko hari umuntu uri kumutata. Hoye. Ntago abimenye. Niba ngo umucuraguzi cyangwa umuntu wese w'ijoro, umuntu abasha kumva, umuntu wese n'abajura biba n'injoro buriya, umuntu uvuye mu nzu iminota 15 itarashira, umujura ahita yumva ko aho hantu hasohotse umuntu, nta n'imiti afite nyine. Ari ukuntu winjira muri icyo kiro kumva nyine babyita ko ishyamba rihubanganye, tuvuga uti ntago nzi bibaye. Byarangiye guteze? Byarangiye acuraguye aragenda. Oya ntago yagiye. Nafashe ibuye nari negamije gutya amabuye, sinzi ryari rindi hafi ndarifata, noneho ngaho nakakubisa hari ndaritera rigigwira nka hariya, aranyanyagira ariruka, mbonye arenze ndavuga ngo nguwo. Ese mbwira abacuraguzi bajya gatubwira turi bato ngo bacuraguzi ngo kira kintu badihisha ngo nakaguru k'umuntu uba warapfuye bakakamuca. Wowe yari afite agasekuru. Ariko ikindi wenda kindi bwo bacuragura batambaye hasi gutya hejuru. Wowe yari yambaye se? Oya ntabwo yari yambaye, ari umugore. Pega umwaka wawe.
baza bavuga ko kigendana n'uwo oya yari umugore ntago nuba ngo ntago kandi maze kubona abacuruzi babiri b'abagore ntago baba bambaye hejuru muri iriya mbeho ubanza kizira ni amabwiriza ya satani ariko umwe we yari afite agasekuru undi we yari afite ibintu mu ntoki ntabashe kumenya ibyo ari byo ubundi nyine ahandi nabaga ku muganza banza ku muganza baroga ku muganza buriya ariko uzi ko haba hariho ibintu byinshi bitandukanye se ariko se hari n'umupfumu numvise ngo ubayo ngo abantu birirwa bajya ku uriya we yarabeshye yarabeshye uriya we nta kigenda aba yishakira yarambwiye uti mba mbabeshya ababeshya ahubwo ku muganza buriya hari igiti abagore bakuraho inzaratsi zo guha abagabo ngo babagumane se ni ukuvuga ngo cyari kinini cyane ariko bahashyize agashyitsi ngo agahango k'icyo giti nibyo bituma ukunda se oye ni igiti cyitwa umuganzacyaro umuganzacyaro icyo giti gifite amateka buriya no muri ntuza no mu rwanda nyine gifite amateka n'abantu bajya bagisura ni ukuvuga ngo iyo ugiye ku baturanyi bakubwira uti iki giti nyine ubwo urumva ni agashyitsi bakwereka jenoside yakorewe abatutsi ishami ryaraguye ihita itangira ngo irindi riguye ngo irahagarara ishami y'icyo giti uzwi ibintu nk'ibyo bibaho ubundi hari ibyo menyere byitwa ibigabiro n'ikigabiro naho kibayo no ku muganza habaho ikigabiro ibigabiro rero wibeshye ukagitema noneho kugira ngo mve ukuntu ku muganza harenze hari igiti noneho icyo giti cyabayeho noneho cyinjiyemo inzoka kirarangira yego hahita hazamuka isoko aho inzoka yinjiye isoko hazamuka isoko hari ahantu haba harenze hari amateka yaho urumva buriya rero nyine agasozi yuko ariho amateka ya cyami kandi kajya gakinisha ni ukuvuga ngo ntabwo ubwo hari ibintu utakinisha mwarahubatse akarere buriya ni ukuvuga ngo ahantu hose buriya ni nayo mpamvu no muri aka karere ka Kamonyi nko kugakoreramo ivugabutumwa niko karere mu Rwanda kagoranye ka Kamonyi karimo kano karere ka Kamonyi niko karimo imitsindo myinshi y'abami niyo ngo biba bigoranye usanga aka karere nakoze ijanisha kugira ngo ubone umukristo uhamye nyine utekereze ko uhamye nyine uhamye nko mu idini asengeramo biba bigoranye ubuze si impari wowe se kuri uwiriye uruwinaha niyo ngo n'abimukira bino bose baracyasengera mu mujyi benshi rwose baza utumodoka twabo bakagenda bakiteranira muri Nyarugenge nayo si umugabo ngo wapfuye agataba amafaranga bakayataburura hari n'umugabo noneho we yarakoraga utuntu n'utundi tuba duhereyemo agafata amafaranga arayafata ararunda acunga umugore adahari n'ibiki byose akura mu ikaro arataba yandika agapapuro avuga uti ku ikaro runaka niho hari amafaranga yego noneho nyine nk'uko naba ndi inshuti yawe nyine ako gapapuro nkaza nkakagwa nkakubwira uti ntawe ujya ubimenya igihe umuntu afungwa cyangwa agapfa ubwo si bwo byaje kurangira se wa mugabo apfuye yego uzi ikintu ya nshuti yakoze se yaragiye igurisha utuntu twose kuko ntabwo ari kujya mu nzu guhingagura iki amakaro y'abandi yaragiye igurisha utuntu twose cyangwa utuntu yari ifite nyine ibintu by'amaburoke y'imiceri aragurisha byose ajya muri banki afata imyenda naraza arangije aragenda yishyura ba bantu basigaye tarashaka kuhakorera nyine arabagurira bakora mitasiyo bakimara gukora mitasiyo iniga yaragiye urumva reba nyine uwo mugabo nawe yari umucuye reba kwandika ngo nk'ikaro ariko ntashyireho ngo ni iryo mu cyumba ni iryo muri saro urumva yaragiye arahinga inzu yitonze nawe atazikuramo miliyoni zirenze 40 ntuse umunyaboko yagiye wabonaga agiye arwaye yabwira n'umuryango akazitaburura ho yaringwa ariko zibanye gutyo hari abagore batazi ubutunzi bw'abagabo babo ariko ntabwo nta rugo rurimo hari n'abagabo batazi ubutunzi bw'abagore babo icyo nta kintu kirimo ku buryo bw'inshuti zo ku mpande arizo ziba zifite amakuru y'imitungo y'uwo muntu runaka
rero abantu nk'abo bariho kandi ngo nyinshi rwose niko zinahagaze muri ibi bihe tugeze mu bihe ubu hari nk'umugabo usohokana umugore mu gahoteli akajya abona bari kumuha keya umugore yabona umugabo bamuha keya akagira ngo ni umukiriya waho cyane kandi abakozi batinye bosi urumva abakozi bakaba bari gutinya bosi baguwe bafite igihunga gikomeye ibyo byo wa wundi ngo babanye donc ni umugore abanye n'umugabo ariko uwo mugore yari afite inzu yakubimubwira baba mu nzu y'umugore umugabo akajya yikodesha yishyura amafaranga yikodeye buri kwezi ati reka randiroza ameze n'abagiye kudusohora agiye kudusohora bimeze nabi umugabo yaje gutungura no kumara imyaka gurenga 20 asanga baba mu nzu iyo nzu bakodeshaga ari y'umugore we kandi hoya abantu benshi biriho pe hari n'abagabo babwira abagore babo ko bari gukodesha amamodoka kandi ari ayabo ugahora wishyura ibyo bireze abantu rwose basohokana mu tubari ari utwabo ariko ntibabashe ntibabimenye rero uri kumva bene nk'ibyo bintu kenshi na kenshi iyo nyirabyo apfuye umuntu yabwiye ryabanga umuntu uzaho kode niwe nyine wisigaranira bya bintu none se hari umuntu hariya ku Gisozi urumva mu Buduri urahabona yego mu Buduri hari umugabo wari uhatuye kandi niho wakuriye hari umugabo wari uhatuye nyina kuri intora hejuru hari umugabo wari uhatuye ariko akennye yego afite umugore umugore araza bajya gusenga nanjye nari ndimwe aho ngaho amasengesho nkikizwa umuhanuzi uti nduwiteka imana yawe uti nkujyanye kubwiriza Uganda uti kandi ndi kumwe nawe mpagaranye nawe haleluya umugabo wahariya mu Gatsata aramubwiye ngo tuzajye gusambanirayo umugore ajya gusambana Uganda umugabo wagira ngo yagiye mu ivugabutumwa aje umugabo aza amukubise akamvirope karimo 400 y'amanyarwanda utekereze ko 400 ya 2013 yimuraga umuntu ku Gisozi urumva ayo mafaranga yari menshi cyane baba baguza agapangu hano ruguru neza noneho bacomoka mu Buduri bazamuka aho ruguru ahantu hitwa ku Gasoko baba baguze ahantu nyine aho rero tugiye gusenga umuhanuzi uti mwana wanjye wambonye uti nakubonye papa uti nakubonye wagendanye nanjye ariko ubwo nyine ntituzi sina habari ari ibiki uti noneho ndakujyanye umugabo nimba yari yaryohewe abaramuhamagaye uti dusubireyo asubirayo amuha ka karava kari karokera ku muryango umwe amuhereza na 8,000,000 ku mana yanjye bagura ibipangu hariya ku Mukenke 8,000,000 zaguraga umusozi ubwo na Zaire abamwishyure na Yerika ngo yige kubera kuryoherwa uwo musaza wamucomye inda kanihanganisha abagabo barera inda zitari izabo kanihanganisha rwose imiryango iri kureba abana batabyaye yari ukuntu icyo ni icyita rusange muri iyi si yihangana rwose n'uwo bizajya bigurira bakamubwira ibanga nyuma ajye yihangana none se si urwo rubanza tuviyemo Rwamagana umugabo yabyaranye n'umukobwa bakiri abana umutipe nyine ubwo warirwana harira abana arera umwana umukobwa reka bazamare kugira mu myaka yo gushaka umutipe amubwira ati ngewe rero hari umuntu buranaguteye inda hari umuntu nasezeranyije kubana nawe kandi turi kumwe tugiye kubana ubwo rero wakwikomereza ubuzima njye nzakomeza gufasha umwana umukobwa yatajya kwibana n'undi donc aragenda aribana agiye kwibana ahita profit urugo rutari rubanye neza atangira kugenda akurura uwo mugabo none bamaze gukira uwo mugabo muri urwo rugo ari kujya kuregera wa mwana ko ngo nawe ari uwe wa mugabo nyine umwana ngo umwana bamukureho hari umugabo ngo umujejeta faranga wariya apana ku Muyumbu hano rugende y'ibitaka taragera Nyagasamba za Nyakariro hariya Nyakariro hariya umugabo umukire barazwi cyane hariya rugende y'ibitaka witwa ngo Ernest Nizeyimana ni umukire yatandukanye n'umugore atabana be
atajya kwishakira ngo ari kujya kuburana umwana mu rukiko nuko umugabo baba mucomye inda mu buhanuzi. Komeza utubwire aho wari ugeze. urumva noneho nta muteye inda. ese utuntu n'utundi mbona dutinze. Umusaza aragenda ateranya abagabo abateraniriza kwa Kiruhura. Abwira uti rero ahamagara na wa mugore. Abwira uti rero uyu mugore inda twite ninjye wayimuteye. Umwana wavutsemo bahita bihutira gukoresha DNA. Yego. Basangana wa musaza ariko ubwo umugabo ntabyo azi. Yego. Noneho umugabo arabwira uti itaje iri hano gutya muri aka gace gutya ka Kimisagara ubwo nanze kubivuga kuko izwi. Yego. Ni y'uyu mwana. Arabisinyira barabisinyira notera aranota nyine bareba umuntu baba babyegetseho. Yego. Urumva? Umva igitangaza cyabaye. Bimwe bakora byo kwambara muri Yerika. Bazambara nk'ejo wa musaza arapfa. Amaje gupfa wa mugore araduhamagara kumwe yari Timisenga n'umugabo na ba bantu nyine bari bahari bo bakora ya masezerano ya wa munani. Aratwicaza ahantu nabwo nyina tutamba ibintu by'amanyama n'ibiki arangije afata ijambo. Ahubwo uti nta muntu icyo gihe nge nta na telefone nagiraga n'abazigiraga za zindi zitwaga z'abagore beza na bwa Merci Chérie na bwa Darifou. Communication ko ari ugutumaho umuntu. Batavuga ngo aya matelefone nyuma yashyire ku ruhande. Umugore bro aratubwira uti cya gihe umuhanuzi hanura nabaga ngiye gutya. N'umugabo warimo gutya nabonye yangira gute umugabo muhaya yakoreshaje tumaze kugira ipangu 7 gutya na gutya kunuku wa mugabo rero uyu mwana su wawe dore inyandiko ngizi noteri dore 8 we iniga yarahagurutse iti ry'umugore w'amabezo irabuti warakoze n'ubundi ntigibora ntigishira twa dupfuye turi imbwa tuguwe nta turangiye uturi umunyabwenge niro mani bro ba Canada hano witwa Ottawa. Reka da. Barakize n'abajeje amaye. N'abajejeta. Ego ko kana kagataje karahari. Ko nawe utanze urugero rubabaje oya nukuri ngo ntigishira ntikigira gute. Oya niko ibyo bintu byabaye ngiye ibyo bintu byaba ntago ari agatekerezo. Ni ibintu byabaye ngiye nari ndimo gutya. Cyangwa no mugani byari twajyaga dukorera twigisha mu nse. Hoya ntago ari umugani. Ni ibintu byabaye ngiyewe mpibereye. Urumva? Akamodoka barakaguma nawe urumva izo miliyoni z'icyo giye kuzamuka barakize reka nkubwire. Utwo twari utuntu n'utundi duhereyeho rero nizere ko umeze neza turaza kugenda tugaruka mu byatuzinduye. Ubwo nyine nagakiregeshwa tuba tubandira kugira ngo tunabamane tubarahe n'amakuru mugenda mwumva cyangwa se n'amashyashya ariko kimwe cyo gihari hari inkuru zimaze iminsi nifuje ko tugariraho na Juste kubera ko numwe mu bantu bagiye babigarukaho cyane. Inshuti ye Tausi yabaga muri groupe yamenyekanye nk'abadasigana ariko ubu yitwa Inshuti Evangelical Family. Tausi akaza gusohorwamo akirukanwa kubera imyitwarire mibi. Niyo yatumye asohorwamo ntabwo ari izindi mpamvu ni imyitwarire mibi. Ubwo sinajya muri detail nyinshi. Tausi rero yabeshya abanyarwanda kugeza ubwo abo bavukana aberenye nabo bamutamaje kugira nubwo twakoze urugendo tukajya aho bitwa Imutenderi aho bavuga ko yarokokeye bakatubwira ko uwo muntu batamuzi kugeza nubwo mubu amakuru ufite nuko Ibuka iri gukurikirana dosiye ya Tausi ufite ibyangombwa by'uko yarokokeye Rusororo kandi we mu buhamya akaba ko yarokokeye Mutenderi. Ubwo nabwo harimo gukurikiranwa bamenye ngo umuntu amuha ibyangombwa bya farge ninde bituma uyu munsi ari kurya inkunga z'abatishoboye. Tausi si byagarukiye aho yaraje avuga iby'umugabo yamukoreye wamucuze funa akamucura buhoro biba bibi cyane kugeza ubwo umugabo ejo bundi yatanze ikiganiro na Kariza avuga ko ibinyoma by'uriya mugore ahereye kimwe kugera kuri 0 abantu yifata ku munwa. Ubundi Juste Tausi ibyo bimeze bite umaze gutohoza nk'umusesenguzi udasesereza? Rero Tausi ndatekereza ninjye muntu wa mbere wamwicaje kuri kamera. Wowe atajya kwa Bagera dina hehe? Yego.
ko Gerard yamukuye iwanjye. oya Yego. ukuri nyako ubu ikiganiro cyo kuri nyako ariho Tawusi urakaze bivuga ngo njye Tawusi ninjye muntu wamwicaje bwa mbere ariko bivuye ku kirero. Bivuga ngo uwitwa Esther ndumva umuzi yari inshuti na Tawusi. yego noneho Esther tukaba tumukoresha ibiganiro ariko by'umwihariko ajya no kwa Gerard. Tawusi nawe aza kuvuga ko afite story, urumva akurikije uko abonye Esther ari gukora ibiganiro, urugero sapoti ibiki n'ibiki, nawe yumva iyo story afite aravuga ati havamo umugati akoresheje nk'iyo story yiwe. Ikintu cyaje kuba rero njyewe Tawusi narateze ndagenda, yaraturanye na Pastor Mutesi. Ubwo rero ukuntu byaje kugenda muri cya gihe njyewe n'umugore wanjye tujya kwa Mutesi gusaba imbabazi Mutesi turi kumwe na Kamana w'urugendo. ni kera Urumva nicyo gihe Tawusi nyine yamenye ko nzajya kwa Mutesi kandi yavuganaga na Mutesi, yari inshuti na Mutesi. Tawusi ndamubona Tawusi nyine hari aba mama mwibanga rikomeye aba ari igisheni na Pastor Mutesi, bamwe ajya kuramwe agatanga pase akagenda abaha pase z'aba diaspora gutyo. Ubundi Mutesi afite nk'agashyirahamwe aba yarakoze, urumva. ariko shavuze ibya pase hari umuntu wangiriye icyizere arambwira ati nta musore ushaka kubaka zamurebera umusore utari indushyi. hoye ngenda indushyi mu bwonko ariko niba hari abasore cyangwa ngiye kagiye ntange detaye ngiye kuba umuranga n'abera ngiye umuntu yambwiye ati ndambiye kubaho nk'umwana urerwa na mukase wari utinya gucyaha nta cyaha yakoze. ngiye ngenda ariko coye mwana wacu ndakuzi uranzi, aba mu gihugu kimwe cyo hakurya y'amazi magari. umukristo amwe ati ndashaka umuntu ariko niyo yaba ari umugabo wa divorce, niyo yaba ari umusore wabyaye n'abatarabyaye ariko bafite n'abana. ndashaka umusore, ndashaka umugabo, mu magambo make ndashaka umugabo wo kubaka. ndavuga ati shaka uje utinze naramaze guhitamo. ndavuga ati ihangane reka nkufashe. rero torero rigari mu nkurikiye mumpamagare kuri nimero yanjye nani munyandikire tena kuri WhatsApp, ni mumpamagara ntabwo njya nitaba abandi mu kandi kazi. nyandikire kuri WhatsApp 0788 211501 mumpamagare kuri yo nani unyandikire kuri yo nimero, numuhamagara sindi bwitabe. rero niba uzi ko wasengeye umugore wakurya y'amazi, niba uzi ufite iryo sezerano, niba uzi ko ukijijwe utisite kuko njyewe mfite sindi nk'abandi bajya batanga bihomba byawe n'uvuze ngo oya ngiye uyu muntu zabanza mugenzurire mbere yo kumugera. rero ubwo nako kari kanyuzemo nuko Tawusi ubu urahageze rero nyine urumva kuba yarazanye na Mutesi ndi kugenda nyine kwa Mutesi nyine byamworoheye cyane kubona communication. bo Tawusi ndamubwira utese wazampaye ikiganiro, arambwira uti nta kibazo. ukuri nyako ko ari kugitangira oya ahubwo ko ari kumeze neza muri cya gihe nahembwaga za magana. nari ndyoshye cya gihe batarankuraho video igihumbi zose. noneho Tawusi ndagenda mukoresha ikiganiro. Story ya Tawusi nimba ari igihimbano, ni umuhanga mu guhimba. oya ari n'impimbano, ni umuhanga. yampaye story, numva iyo story iteye agahinda ku rwego rukomeye. yagize ati rero ikintu cyakoze ku mutima kandi ikintu cyankoze ku mutima nkumva ni tekinike ya danje. ni ukuntu yavugaga ukuntu wamurokoye ari nawe wamufashe ku ngufu, wamuhishe muri jenoside, ari nawe wahindukiye akamufata ku ngufu akamubyaza kuri 15. yego 15 ubanza arambwiraga 14 mu kiganiro. yego ubwo yahise akuraho umwe genda ahinduranya 14 15. noneho arangije ngo mu kumurongora amuzanira n'undi mugore, noneho birangira ahindutse umukozi wabo, ngo bakajya babikorera hirya mu cyumba kimwe, nawe yamuvaho akaza mu kindi cyumba,
ariko ngo abayisilamu barabyemeraga, abayisilamu birabyemera umuntu ari mu isilamu, urumva. Noneho ariko ikintu cyaje kubamo gikomeye ni icarubozo bamukoreye nyine, kumusambanira hejuru, kumwicisha inzara, kurya akawunga kuva ku itariki ya mbere kugeza nko ku yindi, nabwo katagira uburisho, ibintu by'ubunyobwa gutyo. Mbese yari afite sitori iteye ubwoba, ariko sitori yandangije ngewe ikandangiza ya Tawusi ni ukuntu yavuze ari gikagezemo ntazi. Urumva iyo umuntu agukubita sitori arakujugaza n'ubwonko ukatuba ikiwerewere. Ni ahantu yavuze ngo umugabo we yari umusambanyi ku rwego yarongoraga umukozi, ngo akagenda umugabo nijoro akabyuka agiye nko kwihagarika, noneho yarangiza agahita agenda agafata umukozi ku buriri akamuheka mu mugongo, yamara kumuheka mu mugongo akamusohokana kugira ngo Tawusi ataza kumva ibirenge bibiri. Tawuri umuhanga ndakurahiye, ngo yamara kumurongora muri tuwarete no hanze, ngo yarangiza akongera akagaruka amuhetse akamuparika aho ngaho, agacingura umukozi nawe ahita yinjira agenda. Aha niho utinyira umugore witwa Tawusi. Ariko nyine icyo bintu byo bishobora kubera kuba byarabayeho, ntawabimenya kuko Tawusi yaba ari umukinnyi, yaba ari umuhimbyi ukomeye, nyine uri kumva nawe, ariko ndi kuko ibyari bikubiye muri story ko yarakoze atararokoze by'ukuri. Noneho ikindi ni ukuntu yabyariye mu nzu imwe n'iya mukeba we, bakanabyarira rimwe, we agatindirwa ikiriri mukeba we, ariko we ntihagire n'ushaka kumenya ko yagize ute ko yabyaye, agwa n'umuntu w'umuturanyi. Iyo story yari ikomeye, yari ibabaje, yari iremereye. Nanjye yarayimbwiye rwose numva ndababaye. Nge nanze no kugikuraho, Gerard Mbabazi ibiganiro yumvishe ahita atangira kubisiba. Urumva njyewe iyo story yari iteye ubwoba pe. Ni story mu ma story yabayeho, yari story ikomeye, utazanyemo iby'ihohoterwa, utazanyemo ibyo kugira gute. Urumva uko umugabo yagiye amubyaza, uko bagiye bagira gute, uko yabataye, uko barezwe nabi, ko abana babayeho ubuzima bubi, uko nubwo bahagazeho nabi, ko abana nta kundi kuntu, ibintu nk'ibyo byose nyine. Rero buriya baca umugani mu Kinyarwanda ngo umugani ugana kariho. Ntago nje hano guhakana ko Tawusi ataba hari imibabaro yahuye nayo mu buzima bwiwe, ntago nje kubihakana, ariko ikintu nje kuvuga kimeze nkaho nanone giteye ubwoba n'ubundi muri story ye, ni ukwiyitirira uwarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, noneho akabyiyitirira nyamaze abizi ko ibyo bintu ari kuvuga afite umuryango, none hari no kubivugira ku mbuga nkoranyambaga. Ejo bundi rongeye kubona mbona umumama rimwe ararira, arahogoza aravuga uti ibintu Tawusi yakoze. Tawusi bamuhamagaye uti shwi. Oya, Gerard Mbabazi hari ikiganiro kiri kwa Gerard, eka ndeko najya ataragisiba, ariko yabanje Gerard Mbabazi yaramubajije atese ko hari umuntu ampamagaye ambwira ko utarokotse jenoside, mwirwa ngo sindi umucikacumu, biruka bavuga gute, reka ndeko Gerard Mbabazi atagisibye cyo, ko ibindi bya mbere byo yarabisibye yabimazeho. Uri kumva rero ko ntacyo bagira ngo yaragisibye, nta kuntu atabisiba, akibona iriya miriro ya Gerard Mbabazi yahise agisiba, nta kuntu atagisiba. Ariko mu kugisiba ntabwo cyabura aho kibitswe mu ibanga rikomeye. Telefone yanjye reka nyiyegereze, hari ukuntu tugendana ibimenyetso byitwa singira gute simusiga, kubera ko isaha n'isaha hari igihe ibintu nk'ibitabo si bizajya biba ngombwa ko abibazwa. Ibi rero bya Tawusi byahise binyibutsa umugore witwa Emerita Suramuzi. Merita mama Charlene. Nanjye nyine ndashaka kubikombina. Urashaka kwita ubikombina? Ndashaka kubikombina, ugakora korabo, nkahita nkombinoza. Urumva mane sitiragitsinda icya kabiri sha. Reka ndebe, hari ikoranabuhanga nakoresheje
niyo cyaba cyarasibwe njye nsigara nkibona kubera ko ibi bintu muvandimwe wanjye ni ibintu bigize bite bikomeye. hari aho ukibonye se basi kirahari ko umuntu bita Tawusi bishobora kuba biri ku mashini ariko ntacyo ndaza kugira gute ndaza kubibona komeza kubibona. Rero ni ukuvuga ngo Tawusi yakomeje kuvuga ayo masitori, ariko ahantu naje kubona yuko natangiye kubikemangwa. Yego. Hari sitori ntakibonye gatoya hano aravuga ngo nawe yabibwiye n'undi muntu ariko buriya koko Tawusi ni umucikacumu nuko yabajije. Yego nanjye hari uwampamagaye. Sawa rero icya mbere we mukebe cyamubabaje nuko nashyize ku karubanda iki iyicarubozo agize gute yankoreye. Siko bimeze biranamubabaza cyane. Uwaca ruhinga nyuma ajya gushaka abantu yabwira ngo bavuguruze nuko byageze nyuma bigafiringa ntibigire icyo bigira gute bikora. Rero hari umuntu ariko wifuza kuba imfubyi mbwira oya biragatsindwa. urumva hano Gerard yamuhaye n'andi mahirwe yo kugira ngo yenda niba abe yanabigarura yagira ibyagarura. yego, ahubwo azagumya ashyigikira ikinyoma nyine aratsindagira. uyu munsi nijye unejejwe yuko abana banjye baba ari cross kuri jewe nta muryango bajyamo unkomokaho. Iki rero bigiye gutuma ngaruka hehe ku kiganiro uyu mugabo witwa Musiramu rwose yatanze. Rero n'umumotari muri iyi Kigali. umumotari umugabo atabusi umugabo yaragira ati twavuye hirya iyo si byiza ikoranabuhanga mukabyara mwihuka ariko ndahageze ntaho twavuye iyo tugeze i Kigali ubwo urumva ngewe naje nje kugira gute gupagasa. Umugabo muzima arareba aravuga ati reka reka ntabwo nabana n'umumotari. kwihangana ariko nk'umuntu ashobora gutanga ubuhamya nanjye nkagira ihungabana kandi ari nk'umuntu w'ubutare genda umunyakibuye yatanga gatoya ko yes okay right way. mu by'ukuri ibyo bintu byanushije ku mutima sinakubeshya. utekereza ko bizarangira? Ntekereza ko bizarangira wenda birashoboka nanjye nubwo ndi umuntu w'umugabo nakwihanganamo ariko nk'umuntu ashobora gutanga ubuhamya nanjye nkagira ihungabana kandi ari nk'umuntu w'ubutare genda umunyakibungo yatanga ubuhamya nkumva ibintu byabaye birababaje nkagira ihungabana. Ariko ikibazo ni uko yashyiragaho n'amagambo akavuga ko ababyeyi be bapfuye muri jenoside kandi abeshya. Icyo kintu giteye ubwoba. Yego. Mu by'ukuri cyangwa se wenda twatekereza ko yaba yarabitewe nuko wenda yagiye abona abantu bica. Nyuma yaho ahubwo byarambabaje ku buryo twabanye navuga ko nanjye nahohotewe kuko bantegetse kumujyana ku ngufu. Namujyanye ku ngufu kuko impamvu narashatse umugore wa kabiri rwose mubwiza ukuri ntabwo numvaga bamuhohoteye navuze ni basi umugore bamumwegeseho ariko nanjye nzashaka iwabo wa Tawusi bageretse kuri uyu Musiramu bamwomekaho Tawusi ngo ugatahana ahubwo urutwe nkarwubika nkahugira mu bana banjye nabe nareraga abanjye nkarera n'abamukeba. aho yari yarazanye narabyaraga akabyara bavuga ngo ahenze iki ntiyarya ubuki. Ibya Tawusi rero bimeze bite? uri kumva rero Tawusi hano yakoze ibinyoma byinshi muri izi nkuru arakabyara arenze noneho akajya akora ibinyoma bimwe binaremereye nyine kuko uri kumva kuvuga ngo ababyeyi bawe bapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi harimo no gupfobya amateka. urumva harimo no gupfobya amateka kandi ubizi neza ko hari abantu bakiriho babizi igihe bapfiriye. Yego urumva ahubwo yatekereza ko ari za Mutendera ari mu byaro kure yaravuga nta muntu wahura n'iki n'ibi bintu kandi buri ibintu byinshi. Aha rero niho nakubwiye uti ngiye gukombinoza ibi bintu. Uwitwa Mama Sharirene yaje hano ku mbuga nkoranyambaga yabitangiriye nako mu nsengero agenda atanga ubuhamya noneho mu rusengero atari hari kuri kamera yavugaga ibirenze noneho
byaka umuriro akavuga ukuntu umugabo we atamukoye ntacyo yamumariye ahubwo yari atunzwe n'inkoni. mbese avuga ibintu biremereye biza kugeraho amakamera ajyayo akajya atanga ubuhamya. uzi ubuhamya ubundi hari ubuhamya bwabayeho mu Rwanda ni bubiri bwonyine, yego, nk'abandi bose abikira igitabo agaseka. ubuhamya bwa wa mugore avuga ngo yagiye ikuzimu n'ubuhamya bwa mama Sharirene. hari undi mugore wigeze kuvuga ngo yonswaga ngo yonkejwe n'ingagi. wowe ibyo tuba utaramenya ibyo ari byo. uwo mugore mwihorere ngo yakuriye mu kigo ngo n'ingagi yamwonyeje. uwo mugore bw'umugore wonyejwe n'ingagi. Yego mana yanjye, abantu se niba bwibuka. nanjye narigaga muri kaminuza ariko najyaga mbikurikirana ntaraza mu itangazamakuru rya YouTube. ariko narabikurikiranaga kumva umuntu ngo yonkejwe n'ingagi, ngo yagiraga n'imico nk'iyi ngagi, bakajya ahantu yavukiye, bakajya aho yakuriye, bakajya aho yagiriye gute nyine. ariko ubwo buhamya bwa Masharirene bwaradominiye pe mu gihe cye, kuko yarabucuruje cyane. aravuga birakomera, aravuga kuko ku buryo nawe ari gukora izi nkuru atanga ubu buhamya ntabwo yibwiraga ko nk'umugabo we yaza ngo avuge, kuko hari ukuntu abagore baba babizi ko abagabo babo bataza ngo bavuge, cyangwa nk'abagabo baba batabizi ko abagore babo baza ngo bagire ute bavuge. noneho mama Sharirene yaje gutungurwa kuko yari azi ko papa Sharirene adashobora kuza kuri YouTube. ariko uko byakomeje bigenda biba binini, ntekereza ko rero papa Sharirene nawe yafatiye umwanzuro avuga uti nyamaze ninafata umwanzuro ngo ngende ngira ibyo nsobanura nshobora gushiduka nanjye ahubwo. yego, ariko ushobora no guhura n'umuntu akakugonga akavuga uti uyu ni wa mugabo wahohoteye umukristo. yego, papa Sharirene uko abyumva akegerana udupapuro yakwereyeho. papa Sharirene uko abyumva akegeranya utuntu twose ibimenyetso simusiga. kuko papa Sharirene aje kuri YouTube, mama Sharirene yahise ahinduka iki? umunyabinyoma. none se bano bagore kuki bahimba ibintu by'ibinyoma byo kugira ngo dore impamvu yabyo rero buriya. nka Tawusi ntekereza ko yabaye mu buzima, ndetse ubu mpita mbona ko niwe wananiye umugabo we. dukurikije ko umugabo we yaje ku mbuga nkoranyambaga noneho akagira ibyo atangaza. yego, ku bisilamu si cyari igitangaza gushaka umugore wa kabiri. yego, ntabwo icya mbere ahubwo kubatungura bishoboye, ntekereza ko ari ryo hame ryabo. yego, rero nka Tawusi bigaragaye ko ahubwo yari yarananiranye. rero ageze imbere hatari, kandi buriya abahanga bavuga ko ntureba nk'aba babyeyi baba ari abafiyemeri cyangwa bacomotse nko mu ngo z'iwabo bakajya kwibana, wenda amaze kubyara iwabo kabiri cyangwa rimwe, cyangwa se atakaje urugo. burya nubona bene uwo mugore amaze imyaka 3 yibana, ukabona acitse icyo kintu ntamenye uko nacyita, ukabona agiye kubaka urugo, ujye umushimira. iyo bageze muri buriya buryo urumva aba yararangije kuba umugabo n'umugore. yego, aba yararangije kwifatira imyanzuro no kwigenga no gukora ibyo ashaka. kandi noneho iyo ugize ibyaga akaba ari ukuntu agenda abonamo udufaranga kaba kabaye. kubera kuri kumva nka Tawusi yaje kuri izi mbuga nkoranyambaga yari yarabashije gusa nk'uzamura inzu ariko idakoze. yego, icyo yari ikoze kwari ugusakara gusa. urumva aho rero agereye kuri nyako Gerard Mbabazi amubona yamuhamagaye ni ukuri pe. nta nubwo kandi buriya yafashijwe n'abagabo. yego, huya hari itsinda ry'abamama kwa Gerard Mbabazi bamukora ibintu bikomeye, bariteranyije barenze nk'abamama 10. reba mu gihe cyo n'ibyari abadasigana bagiye kumusura bakamuteranyiriza 800 birenga. icyo gihe ari kurira ngo nakubwiye byari mu bihe ngo hasi ntago wari uhari, ninjye wari uhari. tubwire iyo nkuru. ninjye wari uhari, wowe ntiwari waje. niyo mpamvu nakwifashishije. Tawusi kankubwiza ukuri, erega kubikora nabwo sinzi umumama wacu wahuye n'ikibazo gikomeye cyo kurwara. urumva aza no guhura n'ikibazo gikomeye cy'abantu bamwambuye. icyo gihe turamwiteranyiriza kugira ngo turebe ko tumusapotinga tumufasha. icyo gikorwa
tawusabona ko kibaye hari hariho n'ikindi gihe ntibuka neza nyine umuntu nanone urumva ndamwibuka nuko mba ndi kubika amabanga y'umuryango yego ntubivuge byose ko byakabaye urumva undi muntu nawe turamufasha birenze 100 angahe ibyo byose tawuse yari ahari twongeye guhura rero kuko wabonaga ko bene nk'ako gakorwa wenda twagakoraga mu gihe twahuye ini kauda ngiye kubona mbona icyo gihe twari turi mu nzu zimwe nziza cyane kandi ziremereye ziri mu mujyi wa Kigali Ewana tawusi yararabye agwa igihumura yaguye igihumura aratitira bro aratitira araraba arahungabana ngo ariko yari afite ikibazo nekereza ko ibibazo byo mu muryango ahubwo bimaze igihe nko mu matelefone bavuga tugiye nko kugusebya tugiye nko kukwandagaza tugiye kukwanika kuko yari afite ikibazo kiri ntuza yari yarananutse yarabaye nabi icyo gihe nyine ubona ko afite ikibazo nyine tu avuga ko bagiye kumusohora mu nzu ariko uri kumva njyewe nta kindi nari gukora pe burya iyo umuntu avuze ikintu ntabwo wajya kumwataka kuko mu Bugesera reka nkubaze Masaka ukodesha mu Bugesera wafite kadasiteri niho wakagombye kuba ntekereza rero ko kadasiteri ifite n'indi miryango yakagombye kwishyura ahubwo inzu ubamo yego ariko tawusi akaba yarigeze afata amafaranga menshi akora bizinesi bizinesi yari irimo miliyoni 10 zirenga yego y'urusenda sinzi ukuntu bagendaga bagahiga insenda cyangwa bakazirangura akagenda akarangura insenda akazifunga muri za ntuza zikajya muri Amerika yego nuvuga ngo yungutsemo nka gatatu akoramo amafaranga menshi ariko sinzi hano yagiye gukura urusenda Tanzania imodoka irabirinduka aho hantu yahakuye ibihombo bikomeye hari n'ahandi hantu yari yarakoze urusenda noneho nk'uwagombaga kumuha amafaranga ntiyayamuha kandi agomba kwishyura abakozi bamujyana mu nkiko uri kumva aho hantu ibyo bintu byose ni ibintu byagiye bisa nk'ibimugwiririra by'ibihombo ku rwego rukomeye rutanasanzwe cyane ayo makuru yarayambaye n'amafoto akajya yampa dore imodoka yarimye turiza sinzi ahantu bavuga si puranka ntabwo ari puranka kuko itsinda zo yarazigurishaga nyine ndabizi byo ndabizi nyine kuko wenda ashobora ko puranka yabamo ashobora kumbwira ko wenda yari nka bosi wenda nawe yari umukozi ariko ibyo bintu yabibagamo kuko n'abakozi bamutera bwo ndabizi nabwo kuko hashatswe ko hakorwa inkuru ndaba nk'umuntu tubana umuryango ntabwo nakora inkuru rwose yo kugira ibi n'ibi tawusi rero urumva yabonye amafaranga ahuramo n'ibihombo ariko nanone amafaranga urumva yakuye mu kubeshya sibyo rero muri uko kubeshya rwose ndabyibuka hari umugabo mu Bugesera wamugiriye neza rega twajyanye no kumushimira ndabyibuka ikiganiro cyaranabaye na Ezekiel yari arimo nari ndi kumwe na Ezekiel tujya kugushimira uwo mugabo ko baturanye rwose baturanye urumva ubwo noneho tawusi uwamufashije tawusi yaje gukira kuruta wagize ute uwamufashije yego bivuga ngo rero ariko ibyo byose byavuye hehe urumva mu kubeshya hari ibinyoma yabeshye muri story ye mu nkuru ye yego nyamaze iyo aza guserukana amateka ye ibyamubayeho kuko numvishije iby'umugabo we yavuze harimo ibyo tawusi yagiye yavuga bahuza ukumva nyine bifite ukumva nka tawusi ibintu yari yavuze harimo guhuza dushobora kubisanisha tukavuga uti nuko umugabo yanze kuvuga ngo nawe akashaka ngo wenda nko kwihagararaho ariko tawusanga aha wenda hari akarengane yahuye mukeba nimba yaravuze mukeba kuko mukeba akaba ahari nimba yaravuze ko yabanye mu nzu imwe na mukeba ko n'umugabo akabyemera uri kumva n'utundi tuntu ashobora kuza akatudefanda umuntu wese akabivuga uti cyane nk'iri jambo umugabo avuze uti bamungeretseho ntabwo namukundaga niyo mpamvu nishakiye iki undi mugore wari guhita kumva ko tawusi yahuye n'ibintu by'ibikwazo bigiye bigize ute bikomeye kandi iyo story nayo yari kuba irenze urumva yari kuba ari umuriro noneho rero nimba ari n'ukuntu yabigenje akigira uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi wenda nk'abana bakiga n'iki niyo ayo mateka yashyira hirya iriya akayihorera akavuga izindi story nabwo uyu munsi wa none cyane ko biri kuvugwa yuko ubu ngubu
ushobora kuba atari kubarizwa ku butaka bw'u Rwanda. Tawusi ko telefone ye ntabwo iri ku murongo. Ntabwo iri ku murongo. Yabonye ko ibinyoma yego. Urumva rero ni ukuvuga iki? Ni uko Tawusi ibintu yabeshye ni ibintu biremereye bigize ibyaha kandi binakomeye. Yego. Ntekereza ko njyewe ejo bundi nafashe telefone yanjye ndamuhamagara nkibona inkuru. Ikibona inkuru za mbere. Ndamubwira Tawusi amakuru. Uri hehe? Uri hehe? Ndahari. Nari ndimo njya kureba match ya Rayon Sport na APR. Ni cyagenda nakubwira ukambwira ngo reka. Yego. Ndamubwira ntise inkuru zihari waba wazibonye? Yego. Arambwira ngo nazibonye, ngo ntegereje inkuru umugabo wanjye azakora kugira ngo nze mpukura abanyarwanda. None umugabo arakoze Tawusi buri wirengero. Ndavuga uti rero noneho ubwo nimba utegereje iyo nkuru. Yego. Uramenye utazatanga iyo nkuru nanjye utarimpayeho. Yego. Arambwira uti nayiguha gute kandi mwaragiye kwivuka aho mvuka. Yego. Uti ngiye nkuru nzayikorana na Pastor Claude. Niwe nshaka. Uti twanabivuga na Gerard Mbabazi. Uti kandi Pastor Claude nayanga nzajya kwa mama wa Rwagasabo. Utabo bantu nubwo bari kuvuga ibyo ngiye mfite ukuri kutari ivumbi kandi kwa nyako kuzuye. Yego. Nawe uti rero njyewe sinagiye ku mugabo we, sinagiye niwaje sinanahazi. Yego. Uti ngiye abantu bambwiye ngo barakubonye. Ndavuga umuntu wo kwa Tawusi wabo ko ntahazi. Ko ntahazi bambonye njya he. Tawusi ndavuga uti okay. None ejo bundi ndamuhamagara ntiyamfata. Arongera arampamagara nanjye sinamufata. Kuva icyo gihe nongeye kumuhamagara telefone ye ndayibura. Yego. Urumva? Yego. Bishatse kuvuga ko Theo niwe waririmbye aravuga ngo uzakine n'ibindi ngo ariko umuriro w'urotse. Ibindi byomeye kubikiniza cyangwa ukina n'urusenda mu muyaga. Umuriro w'urotse. Nubato barabuti uzakina n'ibindi bintu byose ariko nugera ku muriro. Uzawihorere kuko umuriro urotse. Buri hari ibintu abantu bakinisha. Hari ibintu abantu bakina nabyo. Ariko gusa mu minsi ishize Gerard yarabeshywe. Erega n'uyu Esther nawe yaramubeshye. Esther wese wamumamye. Wa wundi wajyaga ushaka gutereta no. Wamutumishe wacu hano. Wa wundi nk'intama yakandagiye. Agamukandagira asanze ari mu urumva nawe yaraje buri Esther nawe yazanye ubutumwa, yazanye nyine ubuhamya bw'ibicupuri kandi arabwamamaza no kwa Gerard Mbabazi hose. Nawe famiye ye yaraje igira ute iramutamaza. Ese yahereye ariko kuko we arwana hasi no hejuru, arwanisha ubutaka, akarwana n'iki n'ubusanzwe asanzwe ari indwanya. Namutinyeho mbona umugore utagira umusatsi. Nujye ubona umugore wiyogoshesheje gutya ukabona si umusirikare, si umuntu wakinyuzemo, ukabona ni umuntu usanzwe, ukabona afite akordinere nk'ako kawe. Nabwiye umuvandimwe namubwira ati uyu muriro. Rero Esther nawe yazanye ubuhamya avuga ko mukuru we yamutwaye umugabo. Yego. Uriko byumva neza? Mukuru we ajya kwa Gerard Mbabazi arabivuguruza, ahubwo Esther ni wansenyeye. Urumva rero ubu n'igicana rwo ni hasi no hejuru. Reka tuvuge kuri iki kintu rero natindire n'abanyarwanda badukurikiye. Aba bagore akenshi bakunda kuza batanga ubuhamya. Nta muntu utarabeshwa kuri YouTube ari umunyamakuru, ntabwo nshobora kuveba umunyamakuru. Oya, ntabwo nanjye naveba umunyamakuru. Nese umuntu yaza akakubwira uti nk'ubu Gerard Mbabazi njyewe nzi umuntu wamubeshye. Ahubwo ati dore ahantu umugabo ankubitaga ipasi. Naho yugeze kuri igiti agiye gutashya arahuruduka aragwa. Kuko umubiri umeze nabi, hari inkovu buryo iyo umuntu akura nazo zikura. Hari abantu batabizi. Yego. Noneho babona iyo nkovu nkaho byaye kandi uwo mugore na umugabo wagiye kuza kuri YouTube. Noneho ukuntu we watitira akaba yanakwinyarira bazajya he? Ahubwo ndi muntu w'umunyabinyoma nabonye ninde nk'ikane kumuvuga igihe kitaragira cyanaye cyo bizagenda biza. Nta muntu uzi nigeze kukuganirizaho gutya
koresha amarenga kugira ngo n'umuntu udukurikiye nawe niba ari umunyamarenga aze nyine nta muntu uzi nigeze kukuganirizaho njye nkiri mu rugo iwanjye kuri telefone ko tuba twaganiye ubwo ruti ni ukurigusha ibintu nyine hujya uriya ariko we kandi nawe agiye kurira ko agira imbabazi ariko uyu mugabo we yakoraga muri yakoraga uriya donc yiga muri secondaire yanayisoje uriya mugabo yakoraga muri Tigo Ikiza yari akorera muri zone y'amajyepfo reka nsuhuze umuvandimwe witwa Amani iyi nkuru niwe uyizi neza kundusha noneho umugabo ngo akajya asiga urugo akajya mu kazi bisanzwe agasanga ahubwo urugo rwe rwatashywe n'abandi bantu nabwo afite impungenge n'uko bana ngo atarabe nuba ngo ikintu gihari uyu mugabo wagiye kuza ngo amene umuceri bya nyabyo yakinyemereye kera umwaka urashize atarakima ikiganiro rero ni ukuvuga ngo hari abantu aba bamama rero dore ikintu cyagiye kibaho bagiye batinya ubuzima baza kumenya ko njyewe aba bantu nta nubwo mbita aba diaspora aba ngaba nyine baba bashaka ishimisha mubiri umuntu bita Kariza noneho azanye ngo mu mujyi ku nkuru y'umutumishi bita Zawadi yego se ntabwo nabitindaho twikomereze urumva rero ni ukuvuga ngo yego aba bamama ikintu cyagiye kibibatera bagiye bafata ubuhamya bw'abandi yego bakaza bakabukoresha kugira ngo babe ibyamamare yaba mu nsengero cyangwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kanguha urugero wari wumva umumama witwa mama Penina ashobora gusoza ikiganiro atavuze uburyo ki yarongorwaga kandi ko yaryohaga none se ko ari kwamamaza none se uwaryoshya abihate nuba ngo abarimo abarembuza yongera abwira abagabo buba ahubwo uko yaba ahagaze none uyu munsi ko ameze fresh nuba ngo ntacyo bimutwaye gukora ikiganiro akavuga ibyo ko abamuhamagara bakeneye kureba ibyo bintu ahubwo buretse aba bamama imbere ahangahe sinimara kubaruka yego uri bujye ujya kuri Facebook usange bakarazaho akavideo yego ntibazakazana kuri YouTube bazagashyira kuri Facebook nuba ngo hari ibintu byinshi nk'ubu uyu munsi wa none hari abagore bane yego banyuze kuri social media bahuriye ku ba diaspora bane ngo iki ibintu uvuga twagira ngo ni AI hoye hari abagore bane bahuriye ku ba diaspora bane kandi babakodeshereza amazu bagira gute bo ubwabo baba barimwo baratirana nk'intebe yaguze yakwereka undi uti dore sha umuntu wantayemo agasanga nawe niwe agize ute niwe afite yakwereka umwishyura amashuri agasanga uwo wishyura amashuri ni nawe wishyura ni ukora stoke ya wa wundi ntabwo uzi ko hari ibintu byabayeho urabona Mutesi cyajya ashyize muri YouTube bwa mbere yagize abagabo benshi bamusaba urukundo management iragorana urugero bw'abagabanya imirimo uzajya wishyura inzu wowe amashuri y'abana wowe uzajya umenya imyambarire bazerishe ibiki uzajya umenya ibintu by'ibiryo kubera ko ngo bari bamaze kuba benshi abagabanya imirimo nuba ngo rero aba bagore nyine uri kumva ni runaka wacuruzaga agatebo aje kuri YouTube yabaga mu nzu y'ibihumbi 10 ahisa ajya mu nzu y'ibihumbi 250 urwo rwego rarwumva bigenze gute yagiye kuri YouTube abagabo baramuremera bamuremeye gute ibanga n'ababuzoya ariko coreye nawe agatangira guhimba za story uri kumva aho bagiye bahimbira ama story kuko Gerard Mbabazi ukimuhamagara ahita kubaza ngo inkuru yawe ni iyihe yakumva ari ibintu byerekeranye no kubazwa mu rugo kuko abagore bose ikintu bose bazavuga ko bakubiswe mu rugo bishwe urupfu bapfuye bagapfuka bagacika imitwe bagacika amaguru ubu ngubu bakaba ari kugenda biyuburura ariko iyo baje kuko nk'uwo muntu wambwiraga uwo mugabo agiye kuza ubona kubera wakoraga muri Tigo Ikigo kandi wumve ko noneho uwo muntu yari division manager muri Tigo
yari umuntu ufite amafaranga yari ayafite pe yavuga ati muri 2011 na 2012 aho yahembwaga 800 by'amanyarwanda. Urumva urwego utagira ngo yari n'umuntu unasuzuguritse. Niyo mpamvu yikokoye iki iriya nzobe aravuga ati iyi nzobe ngomba kugira gutya nkayibikaho. Ariko abantu bajya gushaka bagendeye ku masura ari uba wahiye pe. Dusuhuze Vital tumubwire ngo komera wamfura we. Urasa Vital yari yashatse agendeye ku isura ko Diana ari bwasa neza. None se ko ngo uyu munsi cyagere ko ndabaye neza kubera Vital. Nabaye neza kubera Vital. Gutese tubyihorera umuvandimwe sinshaka kumutemera. Vital ari mu bantu nkumbura nkabura ndanamusubije hari rwose tunampenda sana. Urumva ikindi kibazo gikomeye. Ibi bintu nuvuga ngo rega ni ibintu byumvikana. Ni wa muntu twagendaga reka nkubwire. Nusanga abagore bose bagiye buretse nyine ngo nusanga abagore bose bagiye kwa Gerard ni isheni uzajya ucunga ibiganiro uko bigiye bisohoka aba ari isheni y'abaziranye yagabanyirije akazi Sabe isheni y'aba oya ahubwo Gerard yashimuse Sabe Gerard yashimuse Sabe ngo umuntu uyize kuza kuma ikiganiro ngo se ko mba numva ngo abandi bavuga ngo bari gukora ikiganiro bahamagara ngo ngumva Sabe ngo gera mva nkubwire. Urumva ngo wenda jya mvuga ngo witwa neza reka nkubwire uribuka nyine wa muntu nigeze nkubwira uti ibintu birakomeye ari ibintu mbonye ndatitira amenyo ashiramo mbonye isuka n'agatebo bifatanye cyane ukuweho koko biriya bintu wabitekereza ko byaba noneho nimba ari ruriya rwego wabonye tekereza noneho haba ngabo aba ngo batawusi bandi ngo njyewe ngo ubu ubona ngo haraba batumisha uyu n'uyu ngo uyu mupasiteri arakomeye kwerekana ibimenyetso ngo njyewe narabyanze bwacya mu gitondo ukatugwa ku ducura amatwi ugahita wumva ubwoba burakwishe umusatsi ukakuva namubajije ndamwe se ibintu byanyuze mu maso ameze atumva eti ni njyewe ati wabonye se ntarashinze na cano wa wundi yashinze na cano ngo ari kwigisha ibintu byo kunoza amabanga bashakanye aho tekereza. None se Justin reka twanzure kuri iki kintu ibi bibazo by'aba bantu baza kubeshya icyunye donc uruvuga ngo bizajya bigora abantu benshi kwemera ubuhamya bw'abantu bazajya babona uyu ubu byarangiye nose reba nkuriya mugore witwa Vestine yaje ngo Mutesi yamuririye ibye naho yari imibare yo kugira ngo ahubwo ashaka ukuntu abanza agakereye izina kandi ntandi yari kuryurira afite iturufu yuko Mutesi yari ari mu bukwe bwe urumva abagiye kwa Gerard Imbabazi avuze story ye kuko twarangije kuyitambutsa Gerard yumva niyo naho hagiye hakura abagabo yego ariko sha Vestine yaroze umugabo we undi waragiye se ahubwo se wabonye ibintu asigaye akora kuri cano narabibonye namubonye mu gihuru sigahe nagaherura akagira utagatandara bavuga ubutumwa bapfuye rubi kandi yari umuhanuzi rero ngense twarero niyo buriya reka mbabwire umuntu wese udukurikiye nge narabibabwiye uzaza hano kuri YouTube mukabona yishingishijwe uducano ngo arimo ararimba iz'amazamuka aragira uti ni ukuri mujye mumufasha kugira ngo arebe ayo mayero yabwiwe ko yayabona agira ute ariko hano kuri YouTube ntago ariho haba agakiza nimba arakaburiye kuri pasiteri so yakuriyeho ukananirwa kukabwiririzwa ku muhanuzi wahanuriye iwanyu ukavuka kuri wa muntu wakuze ubona aza gusengera iwanyu ukakabura mu idini wabayemo rikakubatiza ukabuje kugashakira kuri YouTube waratakaye kuko buri muntu wese hano kuri YouTube yego nyine urumva tuvuga n'urugero ni nk'umuntu uje akaza ngo aje gusesengura ngo Mutesi ngo nandi ngo nafana ngo bara n'abapasiteri nimba uri umupasiteri basengera ariko nuza kuri YouTube ntaho mutaniye ibyo ushaka nibyo nabo bashaka urumva we wize kwerekana ko nguru umwere ngo oya kandi nawe udeviye ukaza uje guhanira hehe kuri YouTube barahanira ibyo bwaje gushaka nibyo nawe ushaka ahubwo ni ahubwo wewe ngwino nawe uhitemo uruhande ubamo niba uba ku ruhande rwa Mutesi
urwubake nyine urwubake uhangane n'uruhande rwa fani kuko hano impande ziba zararangije kwitoranya zihari urumva ariko ibyo kuza kuvuga ngo muri mu kubwiriza ngo muri mu guhanura ngo muri kugira oya ni amavuta ni amavuta oya ntabyo gusenga no kugira gute iyi social media nyine nimuhagarare duhemuze ariko nkaho ubundi dore hemuje kandi icyo nkunda social media igarika ingogo gusa icyo koze icyo nkubwiye ngo hari ikintu bajya bavuga ngo warabeshye ndakwihorera ukora byose ndakwihorera utekereza ko mpanyije nawe ubwenge iyi YouTube rero ni umunzani ni umunzani mwiza kuko nk'ubunze umuntu w'umugore mva se nkubwire si inkuru reka tuzahere ku yindi nkuru yacu itaha watse nkakubwira aka kantu abantu badukurikire bakurikire iki kiganiro kigiye gukurikira iki ngiki nta kibazo turaza kugiheraho turabakunda cyane rero tugaruka mu kanya ntimugende kugira ngo iyi nkuru ya Justin muze kuyumva ariko tubwire abantu ngo mwikira n'amateka y'abanyarwanda yego pe ubundi nimuvuga ibindi bintu hangana na Justin uhangane na Mutesi hangana na Fani hangana na Korode iba starato vugira ku mativi wanigira ariko nimugera ku mateka isi yose igeraho ikabanza igatekereza inshuro irenze imwe wiza gukina kuri ibyo bintu nimba hari na deal wakoze zikaguhira bibike mu mutima wawe by'ibyo ngibyo Imana ishimwe ko wazikoze abana bageze i Bugande Imana ishimwe ko wabikoze abana bakiga Imana ishimwe ko wabikoze ukarihirirwa amashuri Imana ishimwe ko wabyihishemo bikagenda gutyo ariko ntabwo ari byo kuzana none uzi kuje gukora ubuhamya bwo kubeshya Satani arakoshya ngo mpishira ndakwihishamo ariko iyo bigeze ahakomeye ahita akujugunya cyane rero turabakunda cyane mugaruke mu kanya ntimujye kure kugira ngo muze gukurikirana iyi nkuru yacu ikurikiraho kubera ko ibi byo birenze ukwemera turabakunda cyane